Ibihe byiza kuri wowe ukunda kandi ukurikiye ikiganiro Gospel Now kuri Dusa FILMz TV. Iki ni cya kiganiro tubagezaho amakuru ya gospel agezweho haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yes, nshishikariza aho utarakora subscribe kuyikora rero kugira ngo tujye tubana muri kino kiganiro. Uyu munsi tubafitiye amakuru menshi kandi meza, amakuru atandukanye avugwa hano muri gospel nyarwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nimucikwe rero. Inkuru ya mbere tubazaniye rero tubafitiye kuri uyu munsi nuko itorero UCC Niboye ryabateguriye igitaramo cyangwa se igiterane, bahaye intego ivuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje rero ni amagambo dusanga muri Yesaya ibice 60 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku wa 3. Iki ni igitaramo rero cyangwa se igiterane babateguriye, kizaba ku itariki kuva ku cyumweru ku itariki 10 kugera ku itariki 17 z'ukwezi kwa 3. Barabararikira rero kudasiba kwitabira icyo giterane kuko nkuko muri kubibona kuri affiche hazaba hari abaramyi batandukanye. Hazaba hari abaramyi nka Ben na Chance, ni couple mukunda muri benshi. Hazaba hari Prosper Nkomezi, muramyi mukunda muri benshi. Hazaba hari na Simon Kabera, ngira ngo Simon Kabera nawe muramuzi, mwamenye mu ndirimbo nyinshi. Ni umwe mu baramyi bamaze igihe kinini hano mu Rwanda mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Muzamuri kumwe n'andi ma ministeri rero atandukanye, harimo nka Morning Star Choir, iyo bita Unified Worship Team, imigezi y'ubugingo Blessed Choir, Planet Shakers ndetse n'abitwa Blessed Generation. Icyo giterane rero kizabera n'ubundi UCC Niboye, niho kizabera, kizamara iminsi, ubwo ni iminsi 7 kuko ni kuva ku itariki 10 kugera ku itariki 17 kwezi kwa 3 uyu mwaka wa 2024. Buri munsi bazajya batangira guhera ku itariki y'isa 11. Aba host ni Bishop Margaret Rwandamura ndetse na Charles Rwandamura, nibo ba host n'abatumirwa batandukanye kuva mu bihugu bitandukanye, harimo nk'uwitwa David Makoko kuva mu gihugu cya Uganda, uwitwa Apostle Dr. John Bunjo guturuka muri Uganda ndetse n'uwitwa Kamanda Bonge. Nimuzacikwe rero, murumva ko ni byiza, ni igitaramo kizaba kimeze neza, ni igitaramo tuzagiramo ibihe byiza. Muratumiwe rero mwese kuzaba muri kino gitaramo. Dukomeze n'ayandi makuru. Yes, mu yandi makuru tubafitiye muri gospel nawe rero nuko couple ya Ben na Chance bafitiye ibitaramo bitandukanye bagiye kuzakorera muri Canada. Yes, ni Canada tour rero. Ibitaramo bazazenguruka babyise ngo Let's Worship Together 2024. Rero kuri karandiriye yabo ukuntu imeze, ku itariki 27 z'ukwa 4 bazaba bari muri Ottawa, ndetse ku itariki 4 z'ukwa 5 bazaba bari mu mujyi wa Toronto. Hanyuma ku itariki 11 z'ukwa 5 bari muri Edmonton. Hanyuma 18 z'ukwa 5 bazaba bari aho bita Vancouver. Ibi ni ibitaramo rero abantu bacu bari muri state cyangwa bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukunda bano baramyi, muzitabire bino bitaramo. Mu yandi makuru rero nuko umuhanzi rero Israel Mbonyi yateguje igitaramo abakunzi biwe azakorera mu Bubiligi. Yatangaje ko agiye kuzagikorera muri icyo gihugu n'ubundi. Itariki rero y'icyo gitaramo yatangaje ni itariki 8 Kamena 2024, n'uyu mwaka turimo. Abantu bari mu Bubiligi rero mwitegure kongera kwakira Israel Mbonyi. Hanyuma tujye muri wa mwanya wacu mukunda muri benshi, indirimbo 5 zigezweho cyangwa se zikunzwe na benshi hano muri gospel ha mu Rwanda ndetse no hanze. Duhere ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo yitwa Another One. Ni indirimbo
ya Elevation Worship bafatanyije na Chris Brown. Ku mwanya wa kane turahasanga indirimbo yitwa Ibyiringiro ni ya James na Daniela. Iyi ndirimbo ubushize n'ubundi yari yaje muri top 5 songs muri Gospel Now. Uyu munsi ije ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu turahasanga indirimbo yitwa Iriba. Iriba ni indirimbo ya Vestine and Dorcas. Ku mwanya wa kabiri twihuse turahasanga indirimbo yitwa Zaburi yanjye, ni indirimbo ya Ben and Chance cyangwa se Ben na Chance. Ku mwanya wa mbere turahasanga indirimbo yitwa Niyo Ndirimbo, ni indirimbo ya Meddy afatanyije na Adrien Misigaro. Ngizo n'ubundi indirimbo eshanu zikunzwe kurusha izindi hano mu Rwanda muri gospel yacu. Hanyuma rero mu yandi makuru n'ubundi tugana ku musozo nuko James na Daniela n'ubundi bari bafite indirimbo yaje muri Gospel Now top 5 songs yitwa Ibyiringiro. Nabo batangaje ko bagifite ibitaramo bitandukanye. Hanyuma igitaramo bafite rero cyateguwe nabo bita Bible Society of Rwanda BCR mu magambo ahinnye. Iki gitaramo rero ni Evangelical Celebration Easter. Birumvikana ko iki gitaramo kizaba kuri Pasika, kizaba giselebratinga Pasika. Kizaba rero ku itariki 31 z'uku kwezi, 31 z'uku kwezi kwa gatatu Werurwe 2024. Kizabera muri BK Arena. Ni igitaramo kizabera muri BK Arena n'ubundi cy'abahanzi James na Daniela. Hanyuma batangaje nuko ibiciro bizaba bimeze. Kwinjira VIP ni 15,000, VVIP ni 20,000, hanyuma 10,000 muri premium, hanyuma ahasanzwe ni 5,000. Table y'abantu batandatu ni 200,000, ni 200,000. Ngibyo ibiciro rero uko bizaba bihagaze muri kino gitaramo cya James na Daniela. Muzakitabire n'abaramyi mukunda mwamenye ku ndirimbo nyinshi nka Mamavuta. Nawe wajya muri comment ukandikamo indirimbo yabo wakunze kandi ugikunda. Muri icyo gitaramo rero hazaba harimo n'ubundi abahanzi bazaba batumiye, harimo nka Ambassadors Choir. Wow, ni korali umubadivantisi w'umunsi wa karindwi. Hanyuma hazaba harimo Alarme Ministries, harimo Jehovah Jireh Choir, Siloam Choir, Christus Regna. Ngaba rero abatumirwa n'ubundi batumiye muri kino gitaramo. Ntimuzacikwe n'iki gitaramo. Hanyuma mureke rero dusoze tubashimira ko mwabanye natwe muri kino kiganiro Gospel Now, aho tubagezaho amakuru abagezweho cyangwa se updates muri gospel. Ntimukajye mugicikwa. Utarakora subscribe nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Mugire ibihe byiza rero, mugire impera z'icyumweru nziza, weekend nziza n'ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Ciao. Mwari muri kumwe nanjye Sam Duhuza umutima. Dusubire mu kindi cyumweru.